andi nunguka igihumbi yishwe n'imvana none ndi ahubwo Imana guhumugisha mwana none kurya kanyama Munshara murawunsabe turye tunezererwe uyu munsi reka n'amavuta ahe batuzane na fanta tumwe n'imanyira turakiza biracyaza ariko nanjye mfite akabazo nakwibariza mwese mwemere kugira ikintu mumbaza ushaka kugira icyo ambaza wese ambaze nyine nkanjye ikibazo mfite wacuruje agataro wokeje ibigori nanjye ubone ko mpagaze kugira ngo unyure mu nzira zo kubona igishoro kugira ngo uzamuke numva waduha nk'agatekerezo kugira ngo natwe tuzamuke tuve ku ntebe yo gucuruza agataro tugire ahantu tugera Imana izakomeze kukwagurira ngo Imana yo mu ijuru ikomeze gushyigikira Imana yera, Imana ikomeye, Imana twizeye, Imana rubasha, Imana itagenanirwa, turagushimye ko waturinze izina rigenera ry'icyubahiro. None Mana habonetse icyo kurya n'icyo kunywa byose kandi bimumanire mu izina rya Yesu. Amen. Haleluya. Rero iyi sahani z'ibiryo tugiye kurya nigaragaza ko Imana igira neza. Hari n'akavoka, hari n'agasenda. Insenda siri Ngo rusana muruzana. Bakunzi ba Mama Pastor official. Ndabashuje mu izina rya Yesu. Amen. Uyu munsi ni umunsi wo gusangira n'abantu bacuruza agataro. Nabakoreye surprise y'ibintu byinshi muraza kubibona. Nibuka Imana yankoye. Nanjye kera nkicuruza agataro. Nuba ko nta byiringiro mfite. Nari nzi ko nta gukomera nzabona. Urana bikoze kugira ngo mpumurize abandi bacuruza agataro. Babura ngo dufite Imana itabara ntimukihebe. Rero harantu nabonye mwakinya ka video. Mbona nakabonye kuri n'ubu nagasanze kuri Mama Pastor official. Mbona mwarakinya ka video keza. Ariko harimo abantu bagira amashyari. Ndagira ngo mbabwire mbamenere bangaga ngo umuntu ugira ishyari ntabwo Imana mutabara. Muvuga ni Imana tubabarira ishyari. Imana tubabarira ishyari. Imana babarire Ishyari. Ntimuzongere kugira ishyari nawe mwaragira ishyari mugenzi wanyu. Rero aho bigeze aha ngaha ndagira ngo mbamenyeshe ko Imana ari inyamaboko. Imana nta kintu idakora nta n'ikitakora. Imana iratabara kumugaragara izuba riva. Haleluya. Amen. Ni munezero vuga ngo amen. Amen. Murishimye? Kore cyaswe ibiki. Nani shimye. Amen. Bigaragaza ko kera nifuzaga kurya umuceri nkawubura, kera nifuzaga inyama nkayibura, kera nifuzaga ifiriti nkayibura, ariko nsigaye nyigarangiza ngasangira n'abagenzi banjye barumuna banjye bakiri ku gataro. Mbikoze kugira ngo mbabwire ngo nta Imana itakura, nta nayo itakugeza. Bene data nshuti zanjye mugicuza agataro, mukiri ku buzima bukaze, mukiri ku buzima wowe nta hantu Imana itakura. Reka kubabazwa n'ubuzima urimo, reka guhangayikishwa n'ubuzima urimo. Imana iratabara ntabwo ari igipindi. Imana igira ite? Iratabara. Imana igira ite? Iratabara. Imana iratabara ntabwo ari igipindi. Rero turacyakomeje nyuma y'umusangiro. Hari umuntu afite ikibazo cyo kumbaza?
abantu benshi bakunda kugira ibibazo byo kumbaza. Ninde ufite ikibazo cyo kumbaza? Numva ikibazo mbajije gisubira bacyumva. Ubu natwe Imana izadutabara. Arabajije ngo ubu natwe Imana izadutabara. Hari abantu bagifite ibibazo. Muranzi mama Pasi gicuruza gatatu. Si twakoranye bamwe. Urugero harimo abantu twacuruzanya gatatu. Urugero bitwara agacuruzanyiza aranzi. Iyi Imana igiye gutabara ntabwo ireba amasura, ntireba ishusho, ntireba uvuka, ntireba amashuri. Igihe cy'Imana iyo kigeze uko waba uri kose Imana iratabara. Najyaga ntembereza mpetse umwana yabuze aho afata. Nambaye inshurikirane na kamambiri zidasa. Nabwiye abantu bamwe ukuntu indange yari igiye kwamo n'umuriro n'umuntu ukaranze inyama. Nta mafaranga afite yo kujya kuzigura. Ndagenda ngura amadesha atanditse mu isoko. Ariko si ubu narya amadesha. Igikoteretse. Ubu ngubu ndumva inyama iryoshye. Niroti dangiye. Mwayirira igihe? Yego? Ubu ni ukurya igikoteretse. Mwese muri kurya inyama? Cyane. Mwese muri kurya inyama? Ukuntu twari tuzi kumva. Twebwe ubu turi ku madesha. Ngo bari bakumbuye inyama, ngo baracyari kuri ya madesha. Noneho ikiro gisigaye ari 3,200. Kera umuntu yagiraga 700 akagura akanusu, urabyibuka tugicuruza gatatu. Tugicuruza gatatu, tugicuruza nyashanga. Tugura inusu ya 700. Byose ibiciro cya 3 nta kigomba. Kandi nunguka 1000. Nishwe n'imvana. None ndi ahubwo Imana iguhumugisha mwana. Ngiye kurya akanyama. Ngiye kurya akanyama. Mwicara murabunsabe. Turye tunezererwe uyu munsi. Reka n'amavuta ahe. Batuzaniye na fanta tunywe nimangira turabiza biracyaza. ariko nanjye mfite akabazo nakwibariza. Mwese mwemerewe kugira ikintu mumbaza. Ushaka kugira icyo ambaza wese ambaze. Nyine nkanjye ikibazo mfite, wacuruje agataro, wokeje ibigori. Nanjye ubone ko mpagaze kugira ngo unyure mu nzira zo kubona igishoro kugira ngo uzamuke. Numva waduha nk'agatekerezo kugira ngo natwe tuzamuke tuve ku ntebe yo gucuruza agataro kugira ngo ahantu tugere. Mugenzi wacu mwumva ikibazo abajije. Mwacyumvishije? Ujya kukimusubiza rero namwe mucyumvire. N'abantu bakurikiye Mama Pasi TV official yaravuze ngo nabaha agatekerezo k'ukuntu bava ku gataro ko nanjye nakavuye. Agatekerezo ka mbere na mbere kurusha ibindi byose ni ugusenga, kubaha Imana. Ikindi cya kabiri, aho mucuruza mu gataro muzengurutse mujye mwubaha abantu bose muhuye nabo, mwirinde gukomeretsanya. Ikindi tubindi mwubaha abayobozi, ibyo bategeka mu byubahirize. Nimba umuyobozi akubwira ati sinshaka gukorera hariya, imwuga ujye mu isoko akohereje. Ikindi cya gatatu badamu umuntu yumve gikomeye cyane, mugire ikintu cyitwa utubina. Utubina muratuzi? Utubina ni ikintu nahereye ku kibina. Ikibina nagikoze iyo ugikoze ufite ubwenge uzi icyo ushaka gukora, ikibina kirakuzamura. Niba wungutse 500 mukore ikibina, 300 muyarye, 200 uya saving. Cya kibina nicyo nahereyeho ngura ikibanza. Cya kibina nicyo nahereyeho ntangira kwambara igitenge. Cya kibina nicyo nahereyeho kigere ko kimfasha. Ariko icyambere nambe kubaha ndetse no kubaha n'abatware banyu. Mu ngo zanyu mugaha abatware banyu agaciro. Aho mutuye abo muturanye bakamenya ko umukozi w'Imana. Yego. Mwubahane, muwo mukorana mwubahane, mukundane, mwere guhora muryana. Mwere kujya mu butingo muvuge bagenzi banyu. Hari ahantu nabonye mwarakinye video nziza cyane. Biga bavuga abakore biga bavuga bagenzi babo ngo ni indaya n'iki. Bakwita indaya ukorera Imana. Buriya naje gusanga abantu bavuga utugambo, Imana ikavuga ijambo rizima. Yego. Ubwo bugambo kwa mujye mureka bavuge, Imana izamanuka ivuga ijambo. Nanjye Mama Pasi navuzwe gake. Naravuzwe kandi sindanaruhuka kuvuga. Ariko iyo bamvuze nanjye ndeba Imana ngo ujye bavuga urabyumva ikamanuka igakora. Rero icyambere nakubwiye no kwizera Imana ko ikora. Icya kabiri kumva ukomeye.
ukumva ko wikunda, ukumva ko wiyamina ko umunsi umwe nutikunda ninde uzagukunda. Muri Satani amanzika ukiyanga, ukumva wihebye, ukumva ko isi kugiye irangiye. No, manza wikunde mbere yuko abandi bagukunda. Manza wiyemere uvuge ko wikomeye mbere yuko abandi bakwemera. Manza wema kuko Imana yarangije kukwemeza abantu, kuko nawe ugomba kwiyemera ukikunda, ukiyumva ko ukomeye. Hari abantu bari batinya ngo ntibasangira nanjye, baratinya gusangira nanjye, sinabwo ni umuntu. Tugomba kuza tugasangira, sibyo rata? Yego. Tugasangira tukishimana tukanezerwana. Mbese ibyo rero byose Imana ibingibi nibyo ikunda. Imana ikunda gusangira n'abantu bose. Imana ni umujyanama wacu, Imana ni umubyeyi wacu. Yego rero musangire kandi babwire ngo apeti babazane n'icyo kunywa, amafanta arahari mu kirano abantu binyweye. Sawa rero dukomeze urugendo. Abakunzi ba Mama Pasi TV official, nyuma yo gusangira n'abadamu bacuruza agataro, nibutsa Imana yankuye, nibutse ko nanjye ari mugenzi wabo. Umunsi twabaye nko dusangira umusangiro w'ibyiza, ibiryo biryoshye, fanta ziryoshye, twanezerewe. Nyuma yaho rero nabageneye impano, iyo mpano nkaba ngiye kuyibaha kandi nezerewe n'umutima wanjye. Nshimira Imana yabimfashijemo yo mu ijuru yabikoze. Ibintu narahize kuva kera ko abanyagataro nzasangira nzabagenera impano, kandi si ubu gusa, birakomeje n'ubutaha muzabona igice cya kabiri. Imana ibahe umugisha. Rero mwakomeza mukaza Imana Imana izakomeze kukwagurira ngo Imana yo mu ijuru ikomeze gushyigikira. Imana yo mu ijuru ikomeze guhe byinshi cyane. hari undi waje utarari muri gahunda yo kurara twamugeneye. Imana ni inshuti yanjye cyane. usubiza aho ukuye, Imana ikomeze ikogerere hose. Hari akandi kantu nabageneye hano. Umunsi umugizi twawishe, ariko hari icyo twawusimbuje. Nabageneye na mvirope hano. Iyi mvirope muzasangamo ibanga rikomeye. Imana iguhe umugisha utagabanije. nawe ndakugenera nyuma ndakugenera ariko ndakugenera masenga ndi gusenga nakomeze gufata isenga. Rero ngayo nguko byari ibirori kwa Mama Pasi, twishimye twanezerewe. Imana ikomeze dushyigikire. Bifuje kusiga mu bansengeye, reka banyegere baze bansengere nta kibazo. Awatumvishije ikiganza ndamukoze. Muzenguke muze hano. Turagushimye aya masaha Imana akomeza kukwagura mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Komera Imana amashyi n'umunezero. Ku birenge byawe Mana niwe natabariwe, amarira nazanye ntabwo ariyo natahanye. Ku birenge byawe Mana niwe natabariwe, amarira nazanye ntabwo ariyo natahanye. Ku birenge byawe Mana niwe natabariwe, amarira nazanye ntabwo ariyo natahanye. Ku birenge byawe Mana niwe natabariwe,
Amen.